Inyoni zamanukiye ku mucyo w'igitondo, uturirimbo twazo twakanguye Rwema. Yitegura yihuta, yagombaga kuzinduka ajya mu kazi. Umwanditsi umwe yaranditse ati, urukundo ni akamenyero k'ibikorwa runaka bikumunga buke buke bikaba akamenyero k'amarangamutima. Waba uri umuntu wabigukorera ukabura amahoro, ibyo bikitwa urukumbuzi. Buri gitondo Rwema yasezeraga umugore we, akamusoma, akamuhobera, akamwifuriza akazi keza, n'undi akabigenza uko. Akenshi bombi basohokanaga mu rugo, Rwema akabanza kumugeza ku iduka akabona gukomeza. Ibyo byose Rwema yabyibutse ageze mu muhanda. Yashatse guhindukiza imodoka ngo asubireyo, byibura yumve ijwi ry'umugore we rimwifuriza akazi keza. Yaparitse imodoka ku ruhande, yibaza ibiri kuba mu mubano we n'umugore we. Yanze gusubira inyuma, akomezanya imodoka yiwe ajya mu kazi, kuko yasiganwaga n'igihe. Yasanze bamutegereje. Inshuti yiwe iramwakira, dore ko umukoresha we yari yitabiriye inama yari iri kubera mu mahanga. Inshingano zari nyinshi kuri Rwema. Yafunguye imashini, abakozi bose barizihirwa, bizihirwa no kumubona. Bumvaga batekanye, bumvaga ko nta kintu na kimwe cyakwangirika ahari. Rwema yitabiriye akazi, ariko inshuti yiwe ikamuhozaho ijisho, ikabona buri uko arangije gusuzuma inyandiko zanditse ibikorwa bya kampani yabo, akitsa imitima. Rwema yakundaga kunywa amazi, ariko byatangaje inshuti ye kubona amara isaha imwe ikirenze indi atarasoma ku gacupa k'amazi. Inshuti yiwe yananiwe kubyihanganira, iva mu munwa wayo ijya gukomanga ku rugi. Rwema ati, injira. Rwema akimubona yinjiye. Yagize amatsiko ati, Mitima, uri gushaka iki? Mitima ahagaze ku muryango, aramureba, ariyumvira, abona gutera intambwe yihereza intebe. Rwema yakomeje kumurebana amatsiko, yibaza ikiri kumutera kumureba indoro yarimo amureba. Rwema ati, wabaye iki? Mitima ariruhutsa ati, ahubwo wowe wabaye iki? Rwema yagiye guhakana. Mitima azunguza umutwe, amwibutsa ubushuti bwabo ko bumaze igihe, amwibutsa ko amuzi ku buryo atamukinga ibibazo afite. Mitima yasoje agira ati, Rwema, ni iki kiguhangayikishije? Rwema yabanje kwitegereza impapuro zirunze iruhande rwe. Mitima mumubara impungenge, aramubwira ati, niwite ku kazi, ita ku buzima bwawe. Mitima yamwibukije amwe mu magambo yamubwiye ubwo Rwema yagiraga ati, Mitima, umuti w'umutima si ukwigunga, ahubwo ni ukuganira no guhinduka. Mitima nawe ati, Rwema, umuti w'umutima si ukwigunga, ahubwo ni ukuganira. Rwema yaramwenyuye, aramureba ati, urashaka iki? Mitima aba arahagurutse ati, nkurikira. Rwema abanza kureba kuri mudasobwa, arayizimya, ubundi arahaguruka ati, tugende. Rwema yafunze ibiro, ubundi bombi baragenda. Ntibigeze batwara imodoka, bagiye n'amaguru kugeza bageze aho bagomba kunywera ikawa. Yari amasaha y'akazi, ntabwo bagombaga kunywa inzoga. Ku meza y'ibiganiro, Mitima yari yiteguye kumva Rwema. Mitima yari akiri umusore, yavugaga ko ategereje ko ibihe bimugenera umufasha umukwiriye. Rwema yarateruye ati, biragoye kubona aho mbihera. Mitima yari agiye gusoma ku gikombe cyarimo ikawa, abanza kumanura impungenge ati, hera aho ushaka. Rwema aramureba, yibutse ukuntu agiye gutangira inkuru avuga uburyo ki impinja ze ziri mu nda y'umugore we ziri kurwanira urundi ruhinja ruri mu nda y'undi mugore, abura aho ahera. Mitima wari ufashe igikombe ati, urimo guseka iki? Rwema ati, harya urukundo ni iki? Mitima ati, ahubwo ni wowe wansobanurira urukundo ni iki? Mitima yakomeje kumwibutsa ko ari umwe mu bagabo bahiriwe, kuko yari afite umugore umukunda kandi mwiza. Asuza amubaza ati, ese urukundo nirwo rwakubabaje? Rwema ati, ese uribuka umunsi wa mbere ukunda umuntu? Mitima aratekereza, aba aramwenyuye ati, ni kera ndi mu wa kabiri w'amashuri abanza. Rwema yaramwenyuye. Mitima wari usomye ku cyo kunywa aba arakoroye cyane. Rwema agiye kuvuga, amusaba kubanza gutuza, akamuha umwanya, amubwira iby'urukundo rwe rwa kera. Mitima yamaze gukorora, Rwema agira amatsiko, atega amatwi. Mitima yasoje gukorora ati, uzi ikintu nakoze icyo gihe kikaba kinsetsa? Rwema ati, mbwira.
Mitima yaganiriye Rwema ukuntu akiga mu wa mbere w'amashuri abanza yakunze umukobwa wigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Hagati yabo harimo imyaka 5 y'amashuri. Urukundo rwinshi Mitima yakundaga uwo mukobwa rwatumye ajya gusengera mu rusengero ari wenyine, nuko yikubita imbere y'Imana arayinginga cyane agira ati: Mana Nyagasani, dore mfukamye imbere yawe, nzanye ukunze wuzuye urukundo, mfite icyifuzo kimwe gusa, nukinsubiza nzaba umugaragu wawe. Rwema yari ateze amatwi iryo sengesho. Mitima abanza kumwenyura ati: icyifuzo cyanjye ni uko wamfasha arize umukobwa nkunda akadubura mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza kugeza igihe nanjye nzamufatira ubundi tukigana. Rwema yahise aseka. Mitima nawe araseka agira ati: byose nabivugishijwe n'urukundo. Rwema aramubaza ati: ubwo se wumvaga azasubira mu mwaka imyaka 5 yose? Mitima arikiriza. Rwema arakomeza ati: wari uri kumva Imana yakwakira iryo sengesho ryawe koko? Mitima ati: iyo mbitekereje ubu ngubu nibwo mbona ko urukundo ari ikindi kintu. Rwema aramwikirije ati: urukundo niryo buye ryubaka ubuzima kandi ni nayo nkota isenya ubuzima. Rwema akivuga gutyo yongeye kwijima ku maso. Mitima ati: mbwira. Rwema abanza gusoma ku kawa ati: ubu ndi mu rugamba rw'impinja zanjye ziri mu rukundo n'urundi ruhinja ruri mu nda y'undi mugore. Mitima ntabwo yasobanukiwe n'ibyo yumvishe. Ubwo Rwema afata umwanya wo kumusobanurira iby'urwo rukundo. Mitima yabaga ari kubiseka akumva inkuru y'urwo rukundo ni umugani bari kumucira, ariko arebye ukuntu Rwema ari kubiganira abona ari kubivuga akomeje. Rwema yagiye gusoza inkuru y'urwo rukundo rw'amayobera y'impinja avuga ati: ubu rero ikimbabaje ni uko ntangiye kubura umugore wanjye. Mitima ati: biri kumutera uburwayi se? Rwema araceceka azenga amarira mu maso arasubiza ati: kuva n'abana n'umugore wanjye nibwo bwa mbere nakeka ko ashobora kuba ari kunca inyuma. Mitima yabihakaniye kure amubwira ko afite umugore mwiza utatinyuka gukora icyo kintu. Rwema ati: ibyo nibyo nshaka kwizera. Yitsa imitima arakomeza ati: ndashaka kumeneka nkasobanukirwa ibyo bintu. Mitima yabonye inshuti ye ibabaye aramubwira ati: none se wamubajije? Rwema aregamira abitekereza ati: nkeneye ibimenyetso mbere y'uko umubaza. Nubwo yavugaga gutyo yifuzaga ko ibyo ari gukeka byose byaba ibinyoma. Mitima ati: ihangane. Bombi bakomeje kurebana mu maso. Mitima yuzura agahinda ari nako Rwema azenga amarira mu maso. Mugisha ntiyagombaga kujya mu kazi uwo munsi, gusa ntiyari mu cyumba, yari ari kwiyuhagira. Sana ari kuzinga imyenda buke buke, ntiyari yishimye kuko umugabo we yari ababaye. Telefone ya Mugisha yarasonnye. Sana asa nk'uwikanze abona ni nimero itariho izina. Yayisubije hasi akomeza gukora imirimo yiwe. Hashize umwanya telefone ya Mugisha yakiriye ubutumwa bugufi. Amatsiko atuma arambura ikiganza asomwamo amagambo yari abugize, nubwo atasomye interuro yose bwari bugira buti: ndashaka kumenya niba umerewe neza kandi umbabarire niba. Kugira asoma andi magambo byasabaga gufungura ubwo butumwa, ariko ntiyabikoze. Yasubije telefone aho yari iri nawe akomeza kuzinga imyenda yiwe. Mugisha yagarutse mu cyumba. Sana akimubona amubwira ko hari umuntu wamushatse kuri telefone, ubundi arayiterura arayimuhereza. Ubwo Mugisha yasomaga ubwo butumwa yahindutse mu maso, bitera Sana kugira amatsiko aramubaza ati: ninde wari uri kugushaka? Mugisha yubuye amaso areba umugore we amubwira ibyo kumujijisha. Yamubwiye ko ari umukozi bakorana. Sano yarabibonye ariko arabyirengagiza, nuko aramubwira ati: umubwire ko urwaye utarabasha kujya mu kazi. Mugisha arikiriza ari nako yitsa imitima cyane, ubundi asubiza telefone aho yari iri akomeza kwihanagura. Sano nawe akomeza kuzinga imyenda, agatima akamubwira ko hari ikintu kitari kugenda neza. Mugisha yari atuje, ariko muri iyo minsi ntiyari akibasha guhuza amaso n'umugore we. Batunguwe no kumva ku muryango bakomanga. Sano ahaguruka ajya kureba uko manga. Mugisha nawe yabonye umwanya wo gusubiza ubwo butumwa yari yandikiwe ati: meze neza, nizere ko nawe umeze neza. Nubwo nta zina ryari ririho, yari abizi neza ko ari Muhoza.
Mugisha yumvishe amajwi ya Sano aganira, yumva ijwi rya nyirabukwe. Mugisha yongeye umuvuduko we mu kwambara kwe, ubundi arasohoka asanga umubyeyi wa Sano ari kumuhobera. Nyirabukwe akimubona yahise arekura umukobwa we ajya guhobera Mugisha. Bombi bari bafitanye umubano mwiza cyane. Uwo mubyeyi yahoraga ashimira Mugisha ko yitaye ku mwana we nk'uko yabimusezeranyije. Nicyo ababyeyi babifuriza abana babo, gushinga ingo bakabaho neza. Ubwo nibwo butunzi buri mubyeyi yifuza guha umwana we, ariko nta ruhare yabigiramo kuko bigenwa n'ibihe. Nta muntu uzi ibanga ryihishe mu buzima ku buryo buri wese yarifundura akabona ibyo byiza abantu bose banezezwa no kugira mu buzima bwabo. Mugisha yahaye nyirabukwe ikaze, gusa nyirabukwe ntiyari kwicara atabanje kumubaza icyo yabaye kuko yari afite ibikomere ku mubiri. Mugisha ntiyabimubwiye byose, ariko byamuteye agahinda kubyumva. Nuko areba umukobwa aba aramukangamiye ati, kuki utarinda umugabo wawe? Mugisha yaramwenyuye amubwira ko amakosa ataraye, amwibutsa ko ari we ufite inshingano zo kumurinda. Abantu bagira inkuru gusa bakitegereza cyane. Nyina wa Sano yahoraga yitegereza ukuntu Sano na Mugisha bari kurebana, ashaka kugira icyo afindura. Gusa nawe yari afite ikibazo, ashaka kumenya impamvu umubyeyi we yamuzindukiye. Rwema yasoje akazi yamaze gushaka uburyo araza gusobanukirwa iby'umugore we. Amasaha yarabaye menshi hagati yabo, nta n'umwe wandikiye undi butumwa. Mu gihe kimwe Rwema yiciraga urubanza, mu wundi mwanya kumva yakoze amakosa ku buryo yagombaga kumusaba imbabazi. Yibutsa agakuru k'umuhungu we agiye kubwira se ko ashaka gushaka umugore, nuko asereye uwo muhungu we aramubwira ati, nsaba imbabazi mwana wanjye. Umwana areba se, azunguza umutwe ahakanira kure ati, sinjye nsaba imbabazi, nta kosa nakoze. Nuko uwo mugabo abwira umuhungu we ati, ntabwo urakura mwana wanjye. Rwema yizunguzaga mu ntebe ashaka icyo yakora kugira ngo umubano we n'umugore we wongere ube mwiza. Mbere y'uko Mitima ataha, yabanje kuza kureba uko Rwema amerewe. Rwema yamubeshye ko agifite akazi ko gukora. Mitima yamwifurije ijoro ryiza, ubundi arataha. Akimara gushingura ikirenge, telefone ya Rwema yarasonnye. Yishimye yibwira ko ari umugore we, asanga ari Tuyizere umuhamagaye. Yitabye atuje. Tuyizere ati, wiriwe ute? Rwema ati, sinzi uko nagusubiza kuko sinshaka kukubeshya. Abanyarwanda iyo baganira niyo byaba bimeze nabi bakubwira ko bimeze neza. Gusa Rwema yirinze kubeshya. Tuyizere ati, ndakumva. Abanyuzemo ati, gusa Rwema ntabwo uri wenyine. Rwema ati, urakoze. Tuyizere arasezera ati, nari nshaka kumenya uko wiriwe. Rwema ati, urakoze cyane. Ubundi basezeranaho. Rwema yarambitse telefone ku meza, ubundi arahaguruka. Yatwaye imodoka kugeza ageze ku iduka ry'umugore we. Yatunguwe no gusanga uwo munsi umugore we atigeze agera ku kazi. Mutabazi yari ari gukora wenyine, ndetse amubwira ko yagerageje kumuhamagara ariko ntiyitabe, ahubwo akamwandikira ubutumwa bugufi amubwira ko ataraza mu kazi. Mutabazi yahise abibona ko Rwema atameze neza, niko kumubaza ikimuhangayikishije. Rwema abanza kwiyumvira, yibaza aho arahira, abaza niba Mugisha yaba yarageze aho kuduka kuri uwo munsi wari wabanje. Amatsiko yendaga kumumenera igituza, birangira abajije Mutabazi. Mutabazi nawe yarahakanye. Nubwo bari bakiriye abakiriya benshi cyane, ariko Mugisha ntabwo yarimo. Umutima wa Rwema waguye mu nda. Amajwi y'umugore amubwira ko we na Mugisha bari bavuye ku iduka. Yabaye urusaku rw'ikinyoma mu mutwe we, yuzuye undi mujinya. Mutabazi arabibona, nyamara we yari azi ko wagiriye neza nyirabuja, ariko kandi yari avuze ukuri. Rwema yakije imodoka ayitwara ku muvuduko wo hejuru. Yaparitse imbere y'urugo rwa Tuyizere. Yavuzaga amahoni menshi cyane kugeza ubwo Tuyizere yaje gufungura. Yatunguwe no kubona ari Rwema uje. Yamusanganiye amubaza icyo yabaye. Rwema akamureba akabura icyo asubiza. Tuyizere yarebye ingano y'umujinya Rwema afite, amusaba kumufungurira umuryango. Rwema ntiyari azi impamvu waje guparika imbere y'urugo rwa Tuyizere. Sano yari amaze gutega amatwi agahinda ka nyina wari wabwiwe na muganga ko arwaye umutima. Mukecuru yari afite ubwoba bw'uko ashobora kuba agiye gupfa kuko ubuzima bushingiye ku gutera k'umutima. Sano yagerageje kumuhumuriza, ahumuriza umubyeyi wari wihebye, ariko byari bigoye.
Sano yamubwiye ko azamufasha uko ashoboye kose akabona imiti akajya yinywera ku gihe. Mukecuru we yari yamaze gutinya urupfu, buri uko yahumekaga yahumurirwaga impumuro yarwo, areba Sano ati byibura Imana n'ibisekuru bizamfashe kubona kuri uyu mwuzukuru wanjye. Sano yakomeje ibiganza ati humura mama, umwuzukuru uzamubona kandi uzamuheka, uzamufasha gutera intambwe ya mbere n'iryinyo rya mbere, uzamufasha kurihereza inyamanza. Mukecuru yarasetse arangije aramuhobera aramukomeza, yifuzaga ko ayo magambo abwiwe na Sano yaba ukuri. Mugisha yarimo abareba mu muryango yishimira uwo muryango yashatsemo. Sano yahindukije igikanu cye abona umugabo ahagaze mu muryango. Sano yabwiye umugabo we ko umubyeyi we agiye kuba aho ngaho mu rugo, arabyishimira amuhereza ikaze. Mu rurimi rwacu bavuga ko nta mukazana ubana na nyirabukwe, ntawe uzi uko byagenze kugira ngo bibe gutyo, gusa nta na hamwe byigeze biba igihe umukwe yabanaga na nyirabukwe. Ayo niyo mayobera y'Ikinyarwanda n'Abanyarwanda. Sano yari agize abarwayi babiri bo kwitaho. Mukecuru yarakororaga, Sano akamusanganira yihuta agira ngo arebe niba nta kibaye. Mukecuru akamubuza guhangayika kuko ngo bituma umwana uri mu nda we ahangayika cyane. Bagumye muri ayo, Mugisha ari kwibaza iherezo ry'umubano we na Muhoza. Tuyizere yinjije Rwema mu rugo rwe amufasha kwicara. Rwema ari kwibaza icyo gukora, atari kubasha gusubiza ikibazo cya Tuyizere wari uri kumubaza icyabaye. Nyuma y'umwanya Rwema atari kuvuga yaramwitegereje aramubaza ati abagore mukunda iki? Tuyizere acyumva icyo kibazo yahise amenya ko Rwema ari gukeka umugore we, yari afite byinshi abiziho. Yaciye bugufi aricara amureba mu maso ati Muhoza aragukunda. Rwema aramureba arimyoza, ntabwo yari akirimo gusobanukirwa igisobanuro cy'urukundo. Tuyizere arakomeza ati ikintu maze kwiga muri ubu buzima nuko ibiganiro ari wo muti w'umubano. Rwema arimyoza ati waganira ute mu gihe uri kumva ibinyoma gusa? Tuyizere arabyumva aramureba ati ikinyoma gishobora kuba intandaro yo kuganira ukagera ku kuri. Rwema yarebye ukuntu Tuyizere ari kuvuga agira amatsiko menshi, nuko aramubaza ati ese nawe urabizi? Tuyizere yikije imitima abanza kwiyumvira mbere yo gusubiza, yanga gukoma rutenderi, azunguza umutwe aramubeshya ati ibyo ndi kuvuga ndi kubibona mu maso yawe. Rwema yaricaye atangira kugira ubwoba bwo gutaha iwe, ntabwo yari azi icyo agiye gukora. Yari ari kurinda umutima we kuza guhemuka. Mu kwiheba kwinshi arabaza ati none nkora iki? Tuyizere arasubiza ati genda uganire n'umugore wawe. Tuyizere yumvaga yafasha, akaba yajyana nawe akamufasha kuramira urwo rugo rwe. Yari amaze kuba inshuti y'umuryango. Rwema yaramushimiye, Tuyizere amubwira ko igihe cyose bazamukenera azaba ahari. Yari ibuye ryo hagati akaba inkingi mwamba mu mubano wa Rwema na Muhoza. Rwema yarahagurutse agenda agana ku modoka. Tuyizere yari inyuma areba ukuntu atera intambwe yitonze. Umutima we wari uri gutigiswa n'agahinda arimo guterwa n'umugore we. Rwema yinjiye mu modoka ariko nta kintu yigeze asezeranya Tuyizere. Tuyizere yarebye imodoka kugeza irenze, yitegereje telefone yari iri mu kiganza cyiwe ashakamo nimero z'inshuti yiwe Giramata. Hari hanyuzemo iminsi batavugana. Giramata yaritabye amubwira ko afite iminota itari myinshi. Tuyizere yaramubwiye ati ndarwaye. Giramata n'amatsiko menshi ati urwaye iki? Tuyizere yarageze ku muryango w'inzu ari kureba ahantu Rwema yari yicaye, asubiza yitonze ati ndwaye urukundo. Yakomeje kubwira Giramata ko ari kumva ari gukunda Rwema kandi ko ari umugabo ufite umugore. Giramata yamusabye kuba yitonze akaza kumureba kuri uwo mugoroba w'uwo munsi ubundi bakaganira. Tuyizere yakubye telefone aca bugufi yibaza ibiri kumubaho.